abantu bafite ibitekerezo bizima ariko babuze igishoro. Uzi business kabisa ariko nta gishoro ugira. Ibyo birazi, niyo mpamvu ibitekerezo birirwa babikwiba bakajya kubikoresha. Kubera iki? Barabohotse mu buryo bwose, arabohotse amaguru, arabohotse ibitekerezo. Umuntu uboshye amaguru areba iterambere ry'abandi, yumva amasezerano menshi ariko we ntabwo ashobora kuyinjiramo. Rambura ukuboko kwawe mu isi y'umwuka, ndagufashe, ndaguhagurukije mu izina rya Yesu. Haguruka mu butware bw'Imana, haguruka mu gisuzuguriro, haguruka muri ayo madeni, haguruka muri ubwo butayu, haguruka muri uwo mwenda. Amahoro ya Kristo nabane namwe bene data, twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo. Igitondo cyiza, ndabizi ko benshi mukurikiye ibi biganiro ry'ijambo cyangwa se ry'imamba y'umunsi. Ugomba kurya mu izina rya Yesu Kristo. Ukugaburira umubiri ni nako ugomba kugaburira ubugingo bukagenda bugakomera. Imana ibaho umugisha. By'umwihariko ibi biganiro bijyaho mu gitondo, ku mugoroba, mu live dukora mugakurikirana amasengesho y'imisi 21. Ni umugisha rero ukomeye cyane. Turi masengesho yitwa rekura, ariko turimo turagenda tubabwira n'izi mbaraga zo kubohoka. Ubushize twababwiye kubohwa mu bitekerezo. Uyu munsi wa none tugiye kubabwira kubohwa amaguru. Umuntu uboshye amaguru ni ibiki bimubaho? Umuntu uboshye amaguru bigenda bite? Umuntu uboshye amaguru biba bite? Reka rero dusenga Imana kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi. Ndasabira umugisha umuntu wese ujye ubasha gufata uyu mwanya akabasha kumva kino kiganiro, akabasha kugitega amatwi, agafungura iyi video, akabasha gutanga igihe cye. Umuhe umugisha mwami, umuhe umugisha kandi ukomeze kumukomereza ubuhamya, kandi umurindire intambwe z'ibirenge bye kugira ngo akomeze gukomera kandi akomeze gutera imbere mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Kandi byari bimuteye ubwoba n'ibyari bimunyeganyeje byose uzobimukureho mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cyaho cya 11 umurongo wa 43 tugeze 4. Reka dusabe umukozi Imana turi kumwe asome. Dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo wa 43 waravuze ngo, amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Haleluya. Ngo amaze kugira ati? Amaze kuvuga ibyo. Ni Yesu ubwe wari umaze kuvuga. Yes. Ubwe ni Yesu. Aba ni abantu bajya bavuga ngo none se ngo uyu muntu yakiriye Yesu ngo nibabirangiye ngo nabahindutse cyane mwe gishya. Ni ukuri pe 100%. Abahindutse cyane mwe gishya. Ariko ari utuntu tw'udushumi tw'imigozi ibigiye imuboshye, kuko muribuka Petero yagendanaga n'umwami Yesu, ariko ntiyari yarabuze kwinjirana urucundura. Kandi Yesu yari yaramubwiye ngo wari umurobyi w'amafi, none uyu munsi ngugize umurobyi w'abantu. Ariko umunsi Yesu bamufatiraga umusoro, yahise amubwira ngo Petero jya mu nyanja ujye kuroba. Ntabwo yigeze amubwira ngo Petero subira mu rugo kureba urucundura. Yesu yari abizi ko urucundura Petero yarwinjiranye. Uyu ni Yesu wizuriye Lazaro, ariko ngo arategeka ngo sohoka, ngo ariko asohoka zingazingiye mu mwenda. Yego 44 yaravuze ngo, uwari upfuye arasohoka azingazingiye mu myenda, amaguru gupfa wari wapfuye. Yego. None urazuye. Yego. Pawulo yandikiye Abaefeso aravuga ngo namwe yarabazuye, abari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ni mwari mufite Imana rurema, ngarika Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, ngibazurana na Kristo bicaza mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Soma. Yego, haravuze ngo uwari upfuye arasohoka azingazingiye mu myenda, amaguru n'amaboko. Amaguru ndashaka amaguru gusa. Yego. Azingazingiye mu myenda, amaguru. Aha. Dore rero umuntu uboshye amaguru. Bibiliya yavuze muri Yeremiya mu kiganiro cyabanjirije iki? Ngo abo nakuboneye ubariho ugana. Wabohotse ibitekerezo ariko amaguru araboshye. Hari ukuntu ibitekerezo bibohoka. Dufite abantu bafite ibitekerezo bizima ariko babuze igishoro.
uzi business kabisa ariko nta gishoro ugira. Ibyo birazi, niyo mpamvu ibitekerezo birirwa babikwiba bakajya kubikoresha. Kubera iki? Barabohotse mu buryo bwose, arabohotse amaguru, arabohotse ibitekerezo. Umuntu uboshye amaguru areba iterambere ry'abandi, yumva amasezerano menshi, ariko we ntabwo ashobora kuyinjiramo. Kubera iki? Aboshye amaguru. Reka nkubwire gatoya, Bibiliya iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 3, hari ikirema. Icyo kirema cyicaraga ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Amaguru yacyo yari afite ubumuga. Ngo abonye Petero na Yohana, we ntabwo yari akiri ku rwego rwo kuvuga ngo abohoke amaguru. Amaguru ye yari aboshye, yari afite ubumuga, yarahekwaga. Umuntu uboshye amaguru arahekwa kugira ngo ajye kwiga, arafashwa kugira ngo agire icyo akora, kugira ngo abashe kugira icyo afasha umuryango we. Nawe urabizi, Bibiliya iravuga ngo Petero na Yohana bakihagera, iki kirema ntabwo cyari kigisengera amaguru, cyari cyararangije, cyari yamanitse kivuga ngo narabyakiriye, ibyambayeho narabyakiriye, nta n'ikindi kintu nakora. Ndagira ngo ubwire ko ibi bintu wakiriye ntabwo Imana ishaka ko byakira. Oya, hindura uvuge ngo mu izina rya Yesu, uyu mwaka y'amezi amaguru yanjye agomba kubahoka, amaguru yawe agomba kubahoka. Ndagira ngo ubwire, uku kwezi ugomba kwinjira mu kazi, uku kwezi ugomba kuzamuka aya maesikariye, uhabwa promosiyo yawe mu izina rya Yesu. Dore igihe wahekewe, dore igihe wazamuriwe, ugomba kubohoka amaguru. Aya maguru akuziritse, iyi minyururu ikuziritse, ndohereza imbaraga z'umuriro, ndohereza imbaraga z'ijambo, ndohereza imbaraga zibohora. Iyi migozi cyagagurike mu izina rya Yesu, winjire mu masezerano. Petero baramubwira ngo, Petero abwira ikirema, arakibwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, icyo dufite turakiguha, kandi icyo dufite nitukiguha kiraguhesha amaguru. Amen, kiraguhesha amaguru. Ntabwo uyu muntu bamubohoye Yesu atari yategeka. Oya, Petero yaravuze ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite. Ukeneye ifeza ariko ntuzikennye, uzakira buri munsi. Ukeneye ifeza ariko ntuzikennye, buri munsi wowe uzifata. Aka kanya rero aricyo shaka kuvugana nawe. Aramureba, aramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Yohereje ijambo ngo ahita amufata ukuboko. Ukuboko bari basanzwe bakumufata, ariko akumufata atarasizwe. Ngo ako kanya ubugomba mbare bw'ibirenge bye burakomera. Imigozi yari imuboshye mu isi y'umwuka iratangira cakagurika. Kubera iki? Ni umugozi uhuye n'ijambo. Ayiwe, ni umugozi uhuye n'ijambo. Yohana we yavuze ngo Yesu yohereza ijambo, ngo amaze kumuzura, ngo amuzura ahambiriye amaguru. Yesu aravuga ngo mumuhambure mumureke agende. Petero nawe yohereje ijambo, yongeraho n'ikindi gikorwa. Iyo ni deliverance ikomeye cyane, ni igikorwa cyo kubohoka. Niyo bakubwira ngo hari ibintu bimwe na bimwe ubona bikuboshye, uba ukeneye ibiganza by'uwasizwe, uba ukeneye ibiganza. Ijambo rikaza, ijambo ryamara kuza rikabohora umutima, hakarimo n'ibiba ngombwa ukaramburwaho ibiganza, ugategekerwa. Mariko 16, ibimenyetso bizagumana n'abizera, bazarambika ibiganza abarwayi bakire. Cyo bita imbaraga z'ibiganza. Yesu yohereje ijambo riramuzura, yohereza irindi jambo rindi, aravuga ngo ngaho ni mumuhambure mumureka agende. Baramuhambura, baramureka aragenda. Ariko iyo batamuhambura ari gukomeza akaboho, kandi umwami Yesu yamuzuye. Petero iyo avuga ngo haguruka ugende, namufata ukuboko ngo ahaguruke, yari gukomeza akicara. Ukeneye ibiganza by'abasizwe kugira ngo bohoke amaguru. Ukeneye ko ari amaboko aguhagurutse, ngo ako kanya ikirema kirahaguruka, ngo kitera hejuru, ngo kigenda gishima Imana, ngo kinjira mu rusengero, ngo abantu barakibona barakimenya,
baravuga ngo uyu si wa wundi twari tuzi wajya guhora usabiriza, baravuga ngo niwe abandi ngo siwe, abandi ngarasa nawe. Ariko cyagiye cyitereje urugitanga ubuhamya kivuga ko Yesu kivuga ko kihuye n'abantu b'Imana, amateka agahinduka. Mwene data, hari ibintu byagaragaraga nk'ibyari bikuboshye. Umaze iminsi kuri iyo ntebe, amaguru yawe araboshye, umaze iminsi kuri iyo ntebe, urumva amasezerano menshi Imana yanyuje mu bakozi Imana benshi, Imana yohereje benshi, wagiye wumva ijambo ryinshi, uraboshye. Niyo mpamvu utajya uhaguruka ngo winjire muri ako kazi. Dore nguko niyo ugiye muri ambasade nta viza uhabwa, ibintu byose biraboshye. Kubera iki? Amaguru yawe araboshye, ntabwo ubasha kwinjira amasezerano yawe. Rambura ukuboko kwawe mu isi y'umwuka, ndagufashe, ndaguhagurukije mu izina rya Yesu. Haguruka mu butware bw'Imana, haguruka mu gisuzuguriro, haguruka muri ayo madeni, haguruka muri ubwo butayu, haguruka muri uwo mwenda, haguruka mu izina rya Yesu. Nohereje ijambo, nibakubohore bakureke ugende none ahangaha mu izina rya Yesu. Muri iri jambo cyangwa se kuri uyu munsi cyangwa se muri imamba y'umunsi, nohereje ijambo rivuga ngo bohoka ugende, bohoka amaguru yawe. Amaguru yawe natangira akore muvoma, utangire winjire kuri konti. Amaguru yawe nakore muvoma, utangire winjire mu masezerano. Amaguru yawe nakore muvoma, utangire winjire ahatinjirwa. Tangira ukore muvoma mu bintu byari byarananiranye n'ibyari byaranze mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikwishimire, Imana inezeze umutima wawe. Ndatuye kano kanya mu butware nawe bw'ijambo ry'Imana. Haguruka ugende. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera umuntu wese wakurikira rino jambo, reka ubuzima bwe bubohoke. Ahaguruka ahantu yari yicaye, ahaguruke mu gisuzuguriro, yinjire mu cyubahiro cyawe. Amen. Imana ibahe umugisha.